ubyoroheje nashoye ibiceri 300 muri politike nziza none ubu ngubu maze kungukamo miliyari irenga kandi ku myaka nka 50 ubwo zikwiye kuzaba ziri nk'10 kandi zo mu nzira nziza wasobanura yaba kuri televiziyo na radio. Nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushaka kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene banze gupfira. Duhagarare tweme tube barugero by'umuryango n'icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman. Iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe abahemukira nyakubahwa chairman ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Umugore aguhaye inka ukayemera, ahandi ari umugabo wiguhaye witwa umugaragu, ariko iyo uhawe n'umugore ukayemera witwa idebe. Ndi idebe ryawe. Uyu ni Bamporiki Edouard kuri ubu utakibarizwa muri guverinoma y'u Rwanda nyuma y'itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ariko mu izina rya Nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame rigira riti yashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 none ku ya 5 Gicurasi 2022 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Byakorewe i Kigali uyu munsi ku ya 5 Gicurasi 2022 nyuma y'iri tangazo n'ubundi RIB yanditse igira iti Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Ibi kandi bikaba bije nyuma y'ibyagiye bivugwaho cyane aho Bwana Bamporiki Edouard yatanze ubuhamya bw'ukuntu yageze i Kigali afite ibiceri 300 gusa none akaba atunze arenga miliyari. Iyi nkuru rero yahise igarukaho cyane n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru, aho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ubwo yavuze ko uburyo yinjiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka wa 2000 yari afite ibiceri 300 by'u Rwanda, kuri ubu akaba afite umutungo ubarirwa mu mafaranga arenga miliyari y'amanyarwanda. Minisitiri Bamporiki mu kiganiro n'umunyamakuru Epandungutse kuri Radio Rwanda icyo gihe yavuze ko ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho n'ibitegerejwe imbere byose bikomoka kuri politiki nziza ya FPR Inkotanyi, ari nayo mpamvu ababyiruka ubu ngubu bafite amahirwe yo gukora bakiteza imbere. Bwe yitanzeho urugero ku buryo politiki nziza y'Inkotanyi yamufashije mu rugendo rwe, ku buryo yibuka neza ko mu mwaka w'2000 ubwo yageraga i Kigali yari asigaranye ibiceri 300 ariko ubu akaba ageze ku rwego rwo gutunga afite agaciro ka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ati ni nk'ifumbire iri mu murima ku buryo rwa rubuto ruje rwisanga rutazuma, rwisanga rutaguye ku manga. Abana bavuka iki gihe politiki bavukiramo ifite aho yavunnye. Kera rero umuntu yaravuga ngo navuye Cyangugu mfite ibi nibi, nge nageze Nyabugogo mfite ibiceri 3 gusa. Yakomeje agira ati waravuye Cyangugu muri mu mwaka w'2000 ufite ibiceri 300, ibiceri kimwe, ibiceri 2, ibiceri 3 ukisanga Nyabugogo nta so wanyu, nta nyogosenge, nta nyoko wanyu, mbese wasanze politiki y'Inkotanyi gusa na politiki ntuzi ko ihari gusa uraje, ariko icyo gihe yari ihari. Minisitiri Bamporiki icyo gihe yavuze ko ubwo yari arangije amashuri yisumbuye icyiciro rusange atagize amahirwe yo gukora ikizamini cya leta gisoza icyo cyiciro cyangwa troncome, kuko igihe ibizamini byabaga we na bagenzi be 5 bari bafunzwe, habayeho kubitiranya n'ibisambo noneho bafungwa icyumweru cyose, haza gufungurwa ibizamini byararangiye. Nyuma yo gufungurwa abo bari kumwe bagize gukomeza mu mwaka wa 4 ariko bajya mu bigo byigenga, ariko Bamporiki we ngo ntabwo ariko byagenze kuko agifungurwa yise yafata inzira yerekeza i Kigali. Kuza i Kigali ko ariko ntabwo ari uko yari afite ubundi buryo, ahubwo ngo yaraje gushakisha umuhanzi Munyenshoza Dieudonné wizwi nka Mibirizi, kuko bari barahuriye mu marushanwa y'ubuhanzi n'ubusizi, ubwo ngo yari yiteze ko naramuka mubonye ari we uzamufasha muri ubwo buhanzi.
ati nza kumushaka ngo numve ko nagira ikindi kintu mpindura kuko kwiga byari binaniye icyo gihe, ariko mu by'ukuri nsanga hari politiki nkajya ngenda mbona ibintu uko mbonye amahirwe nkajya nyajyamo, cyane cyane ay'ubuhanzi, y'ubusizi, nza kwisanga ni umuntu kubera politiki ihari uri kugenda yinjira mu bwiza bwateguwe ntabizi. Ati ufashe umuntu ufite ibiceri 300 mu 2000, ubwo hari n'abandi bantu bari muri Nyabugogo bafite amakarito uyu munsi bafite ama etaje, kuko atinda bafite umuhungu w'inshuti yanjye wacuruzaga ikarito Nyabugogo bafite miliyari kandi yaracuruje. Minisitiri Bamporiki avuga ko binyuze muri politiki nziza iha amahirwe abanyarwanda bose yaje kugirirwa icyizere agahabwa inshingano na FPR Inkotanyi ikamutuma gukorera abanyarwanda. Ariko ngiye kubera ko nakoze ubuhanzi bumpa amafaranga, bigeze hagati atangiye kuba menshi njya muri politiki, nyuma biranezeza kuba umuryango Inkotanyi wantuma gukorera u Rwanda noneho mu buryo bw'akazi ubihemberwa. Ariko niba ufashe ibintu Bamporiki atunze ukabigurisha ntabwo waburamo miliyari pe. Yakomeje agira ati noneho ugiye gushaka umuntu yahemukiye, yagambaniye, yibye cyangwa se ngo abigereho, byakubera ubushakashatsi watakazamo amafaranga gusa ariko ntabyo wabona. Kandi na nyirasenge nta nyirarume, ibiceri 300 yasanze hari igihugu gifite politiki ituma umuntu atekereza yabaho. Bamporiki Edouard yavutse ku ya 24 Ukwakira mu 1983 mu karere ka Nyamasheke, intara y'Uburengerazuba. Akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza yigenga ya IERK. Ibindi bitangazamakuru bitandukanye birimo n'Igihe byanditse kuri iyi nkuru rero bivuga ko Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku ya 4 Ugushyingo 2019. Mbere ariko yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Paul Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya 3. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki yari umudepite. Ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo yatambutsaga mu butumwa mu mvugo yagisize, cyane cyane umuhanzi. Yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho. Bamporiki Edouard rero ni umwanditsi w'ibitabo, umusizi, umuhanzi, umukinnyi w'amakinamico na filime. Gukina filime yafitemo ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Amerika. Muri 2003 ubwo yari afite imyaka 20 yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambuka kuri Radio Rwanda, ibintu byamugize icyamamare nk'umunyempano idasanzwe mu gukina filime. Muri 2013 kandi Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Nyuma muri 2019 umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. None uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2022 yahagaritswe ku kazi cyangwa se yahagaritswe ku mirimo kubera ibyo ngo agomba gukurikiranwaho. Ngayo nguko mbifurije kugubwa neza. Andi makuru turakomeza tuyabahe uko ibihe bigenda bitambuka.